Inkuru ngiye kubagezaho uyiteze amatwi neza usanga ishobora kuba iri kuba mu rugo rw'umuturanyi wawe cyangwa no mu rwawe. Ni inkuru y'umugabo wasize umugore n'abana ajya gushaka imibereho. Twinjire mu nkuru yacu twumve uko byagenze. Jye ugiye kuyibasangiza ndi Simbi Diane Batsinda. Mu mudugudu wari uzwiho amahoro n'abantu bakundana, habagamo umugabo witwaga Karangwa n'umugore we n'abana babiri. Nta bukire bari bafite kuko inzu yabo yari itwikirijwe amabati ashaje, inkuta zayo zubakishijwe amatafari adatwitswe. Iyo imvura yagwaga nijoro amazi yinjiraga mu nzu bakimura abana ngo batanyagirwa. Ariko hari ikintu cyari gikomeye kurusha ayo mabati n'ayo matafari. Muti ni iki rero? Icyo kintu ni urukundo. Buri gitondo Mukamana yakangukaga kare agatekera umugabo w'icyayi. Karangwa nawe mbere yo kujya mu murima yabanzaga guhobera umugore we. Abana babo babiri babirebaga bakishima. Abaturanyi bakundaga kuvuga ko ubukene bushobora kubura amafaranga ariko butabura urukundo iyo umutima ukiri muzima. Koko nibyo, ntimukibeshye, kuko hari inzu nto ibamo amahoro menshi kurusha inzu nini yuzuyemo amakimbirane. Umunsi umwe nimugoroba Karangwa yicaye hanze y'inzu areba abana be bakinira mu gikari, yitegereza imyenda yabo ishaje, areba ibirenge byabo bitambaye inkweto, yubika umutwe asa nk'urira. Mukamana aramwegera amubaza impamvu atuje cyane. Karangwa aramusubiza ngo, Mukamana, umutima wanjye uraremerewe. Mukamana amubaza impamvu. Undi amusubiza amubwira ko yumva ananiwe no kubona uburyo abana babo babayeho. Amubwira ko buri munsi akora ariko ntacyo arageraho ngo ubuzima bw'abana babo bugende neza. Mukamana amufata ukuboko amubwira ko abana babo badakeneye amafaranga gusa ahubwo bakeneye n'umubyeyi. Karangwa yaracecetse ariko iryo joro ntabwo yasinziriye, yaraye atekereza. Yatekerezaga uko umwana we mukuru yari yaramubajije niba azambara inkweto nk'iz'abandi bana. Iryo jambo ryaciye intege Karangwa ku buryo yaraye abitekerezaho ijoro ryose. Burya rero hari amagambo y'umwana atarenga iminota 2 ariko agahindura ubuzima bw'umubyeyi imyaka myinshi. Hashize icyumweru inshuti ya Karangwa yitwa Mariko yaje kumusura. Imubwira ko hari akazi mu mahanga bahembayo neza kandi ashobora kuhakorera imyaka mike agahita ataha yabonye amafaranga ahagije. Ayo magambo yahise akora ku mutima wa Karangwa. Atangira kurota inzu nziza, akabona imodoka nziza ndetse n'abana be biga mu mashuri meza. Ariko ntiyarotaga imyaka yari agiye kubura ari kure yabo. Iyo umuntu atangiye kurota ejo heza, rimwe na rimwe yibagirwa ko hari umunsi ashobora kutazagaruka. Mu ijoro ryakurikiyeho Karangwa yabwiye Mukamana umugambi we. Mukamana aratuza amureba mu maso, amubaza igihe azamarayo. Karangwa amubwira ko ari imyaka 2 gusa. Mukamana amwenyura buhoro aramubwira ati, imyaka 2 koko cyangwa ni amagambo yo kumpumuriza? Karangwa yamufashe mu biganza amubwira ko amusezeranyije imyaka 2 nirangira ko azaba agarutse. Mukamana yaramurebye amarira amuzenga mu maso. Amubwira ko adasaba inzu nziza, adashaka imodoka, icyo ashaka ko ari ukuzagaruka akiri wa mugabo yakunze. Ayo magambo Karangwa yarayumvishe ariko ntiyayasobanukirwa. Burya hari isezerano umuntu atanga n'umutima we wose ariko ubuzima bukaza kumwereka ko kurisohoza bitoroshye nk'uko yabitekerezaga. Bwarakeye kare umudugudu wose wari wakoraniye ku muhanda. Karangwa yari yambaye ishati nshya, afite agasakoshi gato. Abana be bamufashe amaboko. Umukobwa muto
yamubajije igihe azagarukira. Karangwa aramuterura amubwira ko azagaruka vuba cyane. Ariko hari ikintu cyabaye. Umwana yanze kurekura papa we nk'aho umutima we wari uri kumubwira ko urugendo rugiye kuba rurerure kurusha uko abantu babitekerezaga. Mukamana nawe amuhobera bwa nyuma, nta magambo menshi yavuze. Yamwongereye ijambo rimwe gusa: ntuzibagirwe ko hari abantu bazajya bababara iminsi bagutegereje. Karangwa yarahagurutse aragenda. Ntiyigeze amenya ko uwo munsi atari asezeye ku rugo gusa, ahubwo yari asezeye ku myaka 12 atarazi ko izashira atarahindukira. Burya iyo umuntu avuye mu rugo agenda yitwaje inkweto n'ivarisi, ariko usigaye mu rugo asigarana umutima, inshingano n'icyizere. Ese iyo igihe gitangiye kurenga ninde urushaho kubabara? Uwari waragiye cyangwa uwari usigaye amutegereje? Kadukomeze twumve. Karangwa amaze kugenda, urugo rwaracecetse bidasanzwe. Bwa mbere kuva bashakana, Mukamana yaryamye wenyine. Uburiri bwamubanye bunini kurusha uko bwari busanzwe. Nta muntu wo kumubaza uko umunsi wagenze, nta wo kuganiriza ku by'ejo hazaza. Yafunze amaso, ariko ibitotsi byanga kuza. Yafashe ishati ya Karangwa yasize ayishyira ku gituza. Atangira gusenga ati: Mana murinde aho ari hose kandi uzamugarure nkiri wa Mukamana yasezeyeho. Mu minsi ya mbere Karangwa yahoraga ahamagara akabwira abana ko bazajya bumvira nyina ko azagaruka bazaniye amakaye, imyenda n'inkweto. Abana bakabyina cyane. Mukamana nawe akumva icyizere kiragarutse. Buri mugoroba yarebaga ku isaha ategereje telefone. Iyo yumvaga isonye, umutima we warateraga cyane. Hari amajwi y'umuntu ukunda aba nk'umuziki. Iyo yabuze, n'urusaku rw'isi yose ntirwuzuza icyuho yasize. Nyuma y'amezi 6 Karangwa yohereje amafaranga. Mukamana yaguramo ibiribwa, yishyura amafaranga y'ishuri, asana igisenge cy'inzu. Abaturanyi batangira kuvuga ko ari umugore wagize amahirwe, ko umugabo we atamwibagiwe. Mukamana akabasubiza aseka ko amahirwe atari amafaranga yoherejwe, ahubwo amahirwe ko ari ukugira umuntu uzagaruka. Ariko umwaka wa mbere ugeze ku musozo, ibintu byatangiye guhinduka. Telefone zaragabanutse, amafaranga akajya atinda kubageraho. Iyo bahamagaraga nimero ye rimwe na rimwe ntibyabakundiraga. Mukamana akomeza kwihangana, yibwira ko wenda yaba ari akazi kenshi akora. Abana batangiye kujya babaza nyina niba se yaribagiwe inzira ijya iwabo. Mukamana akamwenyura nubwo umutima we wari urimo amarira. Akabahumuriza, akababwira ko hari igihe umuntu atinda mu rugendo ariko umutima we uba ugana mu rugo. Ariko amaze kuvuga ayo magambo yinjiye mu nzu arira, kuko nawe yari atangiye gutekereza niba umugabo we azagaruka. Hari amagambo ababyeyi babwira abana kugira ngo babarinde kurira, nyamara ayo magambo akaba ariyo atuma bo ubwabo barushaho kurira mu mutima. Hashize imyaka 2, niyo myaka Karangwa yari yarasezeranyije ko azagarukamo. Umunsi bari bategereje warageze. Mukamana akora amasuku hakiri kare, yambara umwenda mwiza, ateka amafunguro Karangwa yakundaga. Abana bambara imyenda myiza, bicara bategereje. Saa 4 zarageze, saa 6 ziragera, izuba rirarenga, ijoro riragwa, Karangwa ntiyagarutse. Mbega ibintu bibabaje. Telefone ntiyahamagaye, ubutumwa ntibwaje. Iryo joro amafunguro yarakonje, abana basinzira bategereje se. Mukamana yasigaye yicaye wenyine. Yarebye ku muryango inshuro nyinshi, nta muntu winjiye. Yahise afungura urugi buhoro, avuga ko uwo munsi atari umugabo gusa utinze, ahubwo hatinze n'isezerano. Mu gitondo cyakurikiyeho, umuturanyi yaje kumureba, amubwira ko atakomeza kwibeshya ngo ategereze umugabo we, kuko abagenda batagaruka.
akomeza amubwira ko akiri muto, ko yashaka undi mugabo. Mukamana amusubiza ngo ntamusabe kwica isezerano atarabona gihamya ko iryo sezerano ryarangiye. Wa mushyitsi yaracecetse, ntiyongera kugira icyo amubwira. Kwihangana si ubupfapfa, ni urugamba rutavugwa, umuntu arwana buri munsi n'umutima we. Ubuzima bwakomeje kumugerageza, agahingira abandi, akamesera imyenda abandi, agacuruza n'imboga ku isoko. Yatahaga ananiwe ariko agasanga abana bategereje ifunguro. Nta munsi n'umwe yigeze ababwira nabi kubera umunaniro. Yabigishaga gusenga, akabigisha kubaha abantu, akababwira ngo ntibazagire inzika kuri papa wabo, ko hari impamvu batazi yatumye atinda. Ariko iyo byagiraga nijoro, yafataga ifoto ya Karangwa akayireba, akibaza niba nawe aho ari areba ifoto yabo. Burya hari igihe umuntu atongera kubaza ngo azagaruka ryari, ahubwo agatangira kwibaza ati ese koko azagaruka? Imyaka 2 yahindutse 3, 3 ihinduka 4, nta butumwa, nta telefone, nta mafaranga. Mu mudugudu hose abantu ntibari bakimwita umugabo wa Mukamana, bamwitaga uriya ni wa mugore watawe n'umugabo. Ayo magambo yababazaga Mukamana kurusha n'inzara, kubera ko burya inzara ishira iyo umuntu abonye icyo kurya, ariko igisebo cyo gucirwaho urubanza n'abantu kiguma mu mutima. Hari ibikomere bikira iyo bifashe imiti, ariko hari n'ibikomere by'amagambo abantu bavuga bikamara imyaka bidakira. Umunsi umwe Mukamana yari ku isoko acuruza imboga, haza umugore wari inshuti ye kuva kera, amubaza niba agitegereje. Mukamana amubwira ko agitegereje, undi aramuseka, aramubaza ati utegereje nde? Umuntu umaze imyaka 4 atazi n'uko usa? Mukamana yaracecetse, hashize akanya aramusubiza, amubwira ko adategereje amafaranga ye, ategereje ukuri. Niba yarapfuye ko azabimenya, niba ari muzima ko azabibazwa n'umutimanama we. Abana nabo bakomeje gukura. Umuhungu yari ageze mu mashuri yisumbuye, umukobwa nawe yari amaze kuba inkumi. Umunsi umwe umuhungu atashye avuye ku ishuri, amubwira ko uwo munsi mwarimu yababajije umwuga wa base. Mukamana yaracecetse, amubaza icyo yamusubije. Umuhungu aramubwira ko yavuze ko ise ari umukozi mu mahanga. Hashize akanya arongera abwira nyina ko yabonye abandi bana bamureba nk'aho yabeshyaga. Mukamana yumvise umutima ucitsemo 2. Yahise ahindukira kugira ngo umuhungu we atabona amarira ye. Hari ibihe umubyeyi arira atari ukubera ko yababaye wenyine, ahubwo ari ukubera ko atabona ibisubizo byo guha umwana we. Muri uwo mwaka habaye ubukwe mu mudugudu, abantu bose bari babyitabiriye. Mukamana nawe yagiye. Agezeyo yabonye umugabo n'umugore babyina bishimye. Ahita yibuka umunsi yashyingirwaga. Yari yambaye ikanzu y'umweru. Karangwa yari amufashe ukuboko, amubwira ko azamukunda kugeza bapfuye. Mukamana yarasohotse bucece, yicara munsi y'igiti, atangira kubwira Imana ati Imana, ese koko amagambo abantu basezerana ku munsi w'ubukwe ajya ashira cyangwa ni abantu bayibagirwa? Umwaka wa 5 warashize, haza umugabo w'umukire wo mu wundi mudugudu. Yari yarapfakaye, asaba Mukamana ko babana. Amubwira ko azita ku bana be neza. Mukamana aramushimira, ariko amubwira ko hari umuryango ari gusonzanya nawo, ko adashaka gutangira undi atararangiza uwa mbere. Abantu benshi baramusekaga bakamubwira ko ari kwibuza amahirwe, ariko Mukamana ntiyahindutse. Iyo umutimanama wawe utarakurega, ntugomba guhindura inzira kubera urusaku rw'abantu. Imyaka ikomeza kwicuma, 6, 7, 8, 9, 10. Mu rugo rwa Mukamana ibintu byinshi byarahindutse. Abana bari barabaye abantu bakuru, ariko hari ikintu kitigeze gihinduka.
Buri mugoroba mbere yo gufunga umuryango, Mukamana yabanzaga kureba akanya gato nk'aho umutima we wamubwiraga ko uwo munsi aribwo umugabo we ari buze. Ariko buri munsi warangiraga nta muntu uje. Umunsi umwe umukobwa we yaramwegereye amubaza niba papa wabo agarutse yamwakira. Mukamana yaracecetse areba mu kirere. Hashize akanya amubwira ko atazi niba umutima we uzamwakira ako kanya, ariko atazakinga urugi rw'urwo rugo. Ayo niyo magambo yerekanye ko nubwo yari yarakomeretse, umutima we utari warahindutse uw'inzika. Gutegereza imyaka 12 si ukubara iminsi gusa, ni ukubara Noheli zitabaye muri kumwe, amasabukuru y'abana batabonanye na se, n'amajoro menshi arimo amarira. Hari ibikomere bitavuzwa n'igihe, ahubwo bitozwa kubana nabyo. Gutaha ntibivuze ko wagarutse mu mitima. Burya hari abantu bataha bafite amavarizi yuzuye, ariko bagasanga aho bagombaga gutaha nyakuri atari mu nzu, ahubwo ari mu mitima yabo basize. Hari mu gitondo cyo kuwa gatandatu, izuba ryari ritarazamuka neza, abaturage bo mu mudugudu bari batangiye kujya mu mirima. Nibwo imodoka nini y'umukara yahagararaga hafi y'umuhanda ujya kwa Mukamana. Abantu bose bahise bahagarara. Umusaza umwe abaza uwo muntu uwo ari we uza mu modoka nk'iyo. Urugi rw'imodoka rwarakingutse, havamo umugabo wambaye ikoti ryiza, inkweto zibengerana, afite isaha ihenze ku kuboko. Ahahagarara akanya yitegereza uwo mudugudu, amaso ye yuzura amarira. Yongorera umutima we awubwira ko nyuma y'imyaka 12 agarutse. Uwo yari Karangwa. Yafashe inzira ajya iwe. Uri ntambwe yateraga, umutima warushagaho kumukubita. Yabonaga ahantu yakiniraga akiri muto, akabona igiti yari yaratereyemo Mukamana umutoma bwa mbere, abona n'urusengero bashyingiranywemo. Yumva amaguru yararemereye. Iyo umutima nama ukuburanisha, urugendo rw'iminota 10 rushobora kumera nk'urw'iminsi 10. Ageze hafi y'urugo ntiyamenye uko yahageze. Inzu y'ibyodo yari yarasize, yari yaravuguriwe. Mu gikari hari ubusitani, hari inka imwe, hari n'abana bato bakinaga babuzukuru atarazi ko afite. Yahise yibaza niba ubuzima bwarakomeje neza. Yari azi ko imyaka ishize, ariko ntiyarazi ibyo iyo myaka yari yarubatse, ibyo yari yarashenye. Mukamana yari ari mu gikari atetse ibishyimbo. Umusatsi wari warabaye imvi, mu maso hari imirongo y'ubuzima, ariko yari agifite icyubahiro n'ituze. Yumvishe umuntu akomanze, amubwira karibu. Akinguye urugi, amaso ye ahura n'aya Karangwa. Isi isa n'ihagaze. Nta n'umwe wavuze, n'inyoni zari ziri mu biti zisa n'izicecetse. Nyuma y'akanya Karangwa yavuze ijambo rimwe gusa: Mukamana. Ijwi rye ryari ryarashaje. Mukamana amureba umwanya munini, amaze kumenya ko atari inzozi, amubaza niba ari we. Karangwa yarunamye amubwira ko ari we. Mukamana ntiyirutse ngo amuhobere, yaramurebye gusa amuha karibu. Ayo magambo make yarushaga ibihumbi, ariko kubera ko atararimo uburakari, ariko ataranarimo ibyishimo. Hari hatuwe n'ubukonje bw'imyaka 12. Hari igihe umuntu akubabarira mu magambo, ariko umutima ugasaba igihe kugira ngo wemere ko uwo muntu yagarutse koko. Karangwa yinjiye mu rugo, areba ku rukuta, abona amafoto y'abana bararangije amashuri, abona impamyabumenyi zabo n'iminsi mikuru yose atararimo. Aho hose yabonaga amateka atigeze abamo. Yafashe ifoto y'umuhungu we ari mu birori byo kurangiza amashuri, ararira. Aravuga ati, uyu munsi nari nkirihe. Yafashe ifoto y'umukobwa ku munsi w'isabukuru ye, yongera kurira, avuga aya magambo ngo: ninde wamuririmbiye isabukuru nkiri kure?
Mu kanya gato urugi rwarakingutse, hinjira umuhungu yari yarabaye umugabo. Areba uwo muntu ntiyahise amumenya. Mukamana abwira wa muhungu ko ari se wagarutse. Umuhungu yarahagaze, hashize akanya aramwegera. Karangwa arambura amaboko ngo amuhobere, ariko umuhungu abanza kumubaza ati mbese ndaguhobera nk'umushyitsi cyangwa nk'umubyeyi? Icyo kibazo cyashenguye umutima wa Karangwa. Nta gisubizo yari afite. Karangwa yarapfukamye imbere y'umuryango we, abasaba imbabazi, ababwira ko yabacumuyeho, ko yagiye gushaka ubuzima akiri kubura ubuzima nyabwo. Arababwira ngo nibatabasha kumwita data cyangwa umugabo uyu munsi ko azabyakira, ariko ko bamuha amahirwe yo kongera kubaka ibyo yashenye. Mukamana yaramurebye amubwira ko imyaka 12 itasubira inyuma, ariko ko niba ibyo avuga abivanye ku mutima, ko yatangira kubigaragaza mu bikorwa aho kubivugira mu magambo. Karangwa yahanaguye amarira. Yari abonye isomo rikomeye. Amafaranga yari yazanye yashoboraga kugura inzu, imodoka n'ubutaka, ariko ntiyashoboraga kugura imyaka 12 yabuze iruhande rw'umuryango. Karangwa ntiyongeye gusubira kure. Yahisemo kubaho ari kumwe n'umuryango we. Yatangiye kubaka icyizere buhoro buhoro, nticyagarutse mu munsi umwe, ariko buri munsi yakoraga igikorwa kimwe cyiza kugeza igihe abana be batangiye kongera kumwita data babivanye ku mutima. Mukamana nawe yamenye ko kubabarira atari ukwibagirwa, ahubwo ari ugufungura umutima kugira ngo ejo hazaza hatangire. Ngayo nguko, hano niho dusoreje inkuru yacu nshuti bavandimwe ba Jambo Stories. Tubashishikariza gukomeza kuduha ibitekerezo byanyu muri comment kugira ngo turusheho kubaha byinshi bibanogeye. Jyewe wayibasangizaga ndi Simbi Diane Batsinda.